ni ibintu birebire ntabwo nabijyamo wenda byose ariko ndavuga bimwe. Jyewe umuryango wanjye wahunze ababyeyi banjye n'abo tuva inda imwe bahunze mfite imyaka 4 wenda irengaho amezi make. Duhungira muri Uganda, hari ahantu henshi muri Uganda twagiye tuba nk'impunzi badushyira mu makampu y'impunzi. Niho nakuriye. Nari mfite umubyeyi wanjye data umbyara ngira ngo yashaje mfite nk'imyaka 15 ngira ngo. Yeah. Ariko 15-16. Icyo nibuka ni uko muri iyo mikurire yose nk'umwana barakina abenshi abantu iyo bakiri bato nanjye ndimo ntabwo ubona cyane ibintu ngo ushake kubisesengura, ariko ndibuka mbere yuko nyine umusaza wanjye asaza mfite nk'imyaka 11 ngira ngo cyangwa 12. Namubajije impamvu turi aho turi, impamvu turi impunzi. Birumvikana. Yeah. Kubera ko wabonaga nyine umuntu wese byamugeragaho, ukaba uzi ko reba gukura uri umwana ugakura ufite imyaka 10 cyangwa yabirenzeho. Ubundi umwana yashonje asaba nyina cyangwa se cyangwa ndi kumubwira ko ashonje, kurya bikaboneka. Ariko mu buryo bw'impunzi nabonaga bakuru banjye abavutse mbere ndi umuherwe mu muryango wacu, umuhererezi ndi bucura. Nkabona bankuriye bajya gutora umurongo bategereje abaza kubaha iposha bari butahane ngo twese tubisangire. Yego. Ubu ni ubuzima, ibyo umuntu yabibona. Ubwo rero nkiri nk'umwana nk'imyaka 12 baza n'iki mpamvu turi hano. Kandi najyaga numva bakuru bari aho bavuga kera, wenda ntaranavuka nyine cyangwa iki, hari n'amafoto nabonaga bari bafite ndi uruhinja bampagatiye bamvana mu bitaro aho babaga babyariye abantu. Bikanyereka ishusho ivuga ko mu by'ukuri, kandi byaravugwaga birazwi, umuryango wanjye ntiwari umeze nabi, ntiwari ukennye, wari umeze neza ku rwego rw'abanyarwanda uko bari icyo gihe bameze neza. Umuryango ukiri mu gihugu. So hagati y'ibyo n'ubuhunzi ngira ngo niho hajemo ibyo numvaga, ibyo nabonaga amafoto n'iki, nkavuga ariko se kuki turi aha? So umubyeyi wanjye ambwira amateka, mfite imyaka 11. Yego. Bitega amatwi,
ubwo ariko nyine nk'umwana warangiza ukava ukajya gukinira umupira ukajya unashonje nta n'icyo bitwaye. ariko uko yabinsobanuriye anyereka ko nta cyaha ari we ari umuryango wigeze, nta cyaha bakoze kugira ngo tube dutyo, ahubwo ari ayo mateka na politiki irimo. ni cyara bisobanura icyo gihe sinabyumvaga bihagije. hanyuma ariko uko nagiye nkura rero iyo image, iyo shusho iguma mu mutwe mbitekereza. ndagira nk'imyaka 20, iyo shusho yagumye mu mutwe y'ukuntu dushobora kuba igihugu cyari tukiri mu gihugu twari tumeze. ubwo ni ko abandi, ubwo ni kuri ye mvuga nk'ababitekerezaga, ariko n'abandi nabonaga twari kumwe aho ngaho nibwiraga ko nyine bigomba kuba ari uko bari bameze neza. bari bafite ibintu bihagije cyangwa bari batari bifite, ariko bari batekanye, bari iwabo, bari mu gihugu cyabo. so aho rero niho hakomeje kuvamo uko gutekereza ko kuvuga ko mbese bisa n'ibikangura umuntu ndetse binamutera kubaza ko kwako ni mu byita kuribwaribwa. ukibaza impamvu ari uko byaba, kuki ari we byabaho, kubera iki, cyangwa wabikugira afite uburenganzira ki bwo kubigukora. aho rero niho haguye havamo kugenda tujya mu bintu bitandukanye. ndetse nabonye n'umwanya nakoraga nkura, naje no mu Rwanda ndi mutoya. tujya tubyumva ngira ngo naje 77 bwa mbere, 77 n'8 n'9 itangira. ubwo ni gatatu naje gatatu. nayaga nkaza hariya uyu mujyi wose ndawuzi buriyo rero. hari ahantu banyeretse hariya Nyamirambo. ndahazi hose za Nyamirambo, ku Muhimaha, ku Kiyovu ndayizi cyane buriya. hanyuma nkajyaza n'uriya muhanda uzamuka ujya mu mujyi uvuye hariya bita ni Sopetrade. hariya hose uko hazamuka kazamuka peyaje kuri rond-point. nayaga mpagenda n'amaguru jyenyine ahandi hose ndahazi. hanyuma najyaga mfatira taxi ku Muhima njya nkajya i Butare. Butare nari mfite Nyogosenge. mama nubona ajya gusura base bavindimwe. sinzi ubwo base bavindimwe. se wa mama na se ubona yagusura bavindimwe. aba ari abavandimwe nuko ngo bari nka nyina. mu Kinyarwanda babyita ngo nyina wawe, ariko mu Cyongereza n'Igifaransa niho byoroha. yego. ubwo ni umwamikazi Rosalia Gicanda. niwe. yego. se na se wa mama bavindimwe. yego njya kumusura rero, kandi nawe mfite na mushiki wanjye wa kabiri tuvukana, ari hano kugira ngo abantu baramuzi. we niho yarezwe. Gicana niwe wamureze, barabanye imyaka myinshi n'abandi. nkajya kumusura hose rero ndahazi, nayaga mpagenda. natangiye kuhagenda muri icyo gihe n'uyu muhanda uva hano ujya za Gitarama, Nyanza, icyo gihe na Butare wari utarajyamo kaburimbo. ikiraro kuri Ruriba cyari gikoze?
kuko cyari imodoka yageragaho bikavuga nk'amabati ndabyibuka so tuva hano nkagera Butare ivumbi mu mutwe wabaye usa na kaburimbo so ndahazi rero ubwo najyaga mpagenda kenshi ndetse nkajya no muri Universite ya Butare hariyo abantu nzi hari umuntu nari nzi twari twariganye i Bugande aho ndaza kureba niba akiriho ndashaka kumenya niba akiriho ariko naramubonye mu myaka nk'icumi ishize naramubonye yari ari hano njya kumusura mu university aho yigaga nkajya njyayo nari nzi nabonaga ibintu byinshi nigaga ibintu byinshi ibi nibyo byaguteraga ya nyota yo kumva ushaka gutaha byagumaga binyiyubakamo bitutumba hanyuma naba nasubiye mu Bugande nanone aho twabaga nkabiganira n'abo twakoranaga ariko icyo gihe ubwo mwazaga umuzehe wanyu yari amaze gusaza yes yari yasaje ngira ngo 72 ni kera mukabiganira nabo mwabaga muri kumwe yego ibyo mbona ubwo ariko bikagumya umuntu ashakisha uko byagenda gute kugira ngo dusubire iwacu ariko ntubibone uko byagenda hanyuma tuza kugira amahirwe bamwe muri twe haba ibintu by'impinduka muri Uganda bituma twisanga mu gisirikare cya Uganda n'ibohora rya Uganda icyo gihe cyari igisirikare cy'igihugu cyangwa cya Museveni icya Museveni yego ko cyarwanaga n'iki gihugu cyari kiriho aho rero niho twabonye amahirwe yo kubijyamo ndetse tubijyamo dutekereza ko amaherezo niba tugeze amahirwe tukabirokoka ibyo twashoboye gukora aho ngaho ibyo twashoboye kumenya mu mikorere bishobora no gukoreshwa no guhindura imibereho na politiki n'ubuzima bw'igihugu cyacu Aisa urabizi ko His Excellency yari muri babandi 27 batangije urugamba rwo kubohora Uganda ko narabyumvishije bari barenze bari nka 40 n'abandi ariko 27 n'abari bafite imbunda n'abari bafite intwaro so nari muri abo bari bafite intwaro 27 ariko nubwo hari nka 40 n'abandi bari ku myaka ishobora kuba ari 24 ndibeshye so abazi imibare yego sari 81 yego rero 57 ntekereza ko ari inyota Aisa iraryoshye cyane ahangaha ntekereza ko abato barimo wenda badukurikiye aka kanya bashobora kuvuga ngo ese natwe buriya dushobora kugira indoto ku gihugu cyacu zishobora gutuma igihugu cyacu kigera kure kurushaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika mubitwemereye twafata akaruhuko gatoya mbere y'akaruhuko ariko iyo nyota yego abo banda already by'ukuri byarabaye kuko icyo gihe twubaka ibyo twagezeho n'iki byagiyemo abandi bakiri batoya kandi bajyamo babishaka babyumva bafite icyo bashaka abo bose bagize uruhare muri uko kwibohora hari abo twarutaga abandi bakiri n'abatoya kurusha nabo babonaga ari nk'abantu bari bategereje mbese hakorwa iki haba iki ukuntu babyitabiriye n'urugendo rwose uko rwagenze byerekana ko bagiye bumva ko bishoboka umutangira icyo gihe mwiyumvagamo umulideri umuyobozi uzayobora abandi kuza kubohora u Rwanda
rwose icyo nta nubwo byazaga mu mutwe icyo gihe, ibyo cyazaga mu mutwe ni ukuvuga ngo ariko umuntu yakora iki, ndetse ugasa naho ubitekereza nk'umuntu gusa, ariko nanone bivuze ko iyo wakomeje kubitekereza cyane bigomba kuba bifite uko bikorwa, ababikora, ababiyobora, wenda ukisanga nk'umwe muri bo bazabiyobora cyangwa bazabigiramo uruhare, ariko ibyo kuvuga ko umuntu yaba agatekereza ko ari we uzaba umuyobozi cyangwa iki, oya. Hanyuma ahise tumubaze wenda bigufi, ibibazo bigufi, ibisubizo bigufi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri abo 40 harimo abanyarwanda bangahe? Bari bake, bari ubanza ari ni Fred Rwigema icyo gihe, yari na senior kuri ye, yarakuze, yarankuriye muri ibyo ngibyo. Birumvikana. Sinzi ko harimo undi munyarwanda, ahubwo abanyarwanda bandi bajemo nyuma, in fact mu by'ukuri hajemo mujya mumenya bitwa ba Dodo, baje kuza kuko igice twagiyemo niho hari n'iwabo icyo gihe, muri ibyo aho babaga bitaga za Kiboga, aho byaganiye tuvuye za Kabamba akariho tugana. Nyuma yaho abitwaga harimo na yaje kuza hanyuma nawe, ariko ndaza kwibuka izina rye, ariko yari yaragiye mbere ahubwo muri za Tanzania n'icyo, ariko we kuza mu rugamba rwariho mu Bugande yaje kubizamo hanyuma. Hanyuma urugamba rwa kubohora Uganda murarutsinda, hakurikira gutekereza kuza kubohora u Rwanda, wenda aho ngaho hagati tuzahaganira ikindi gihe, ariko urugamba ruratangiye mu 1990. Ntabwo mwari mwari ku masomo muri Leta Zunze Amerika, aho muziye murarugoboka rufata indi sura. Nagira ngo mbabaze, kuko byinshi mukunda kubiganiriza abandi banyamakuru, ni iki cyabagoye kurusha ibindi muri urugamba rwo kubohora u Rwanda? Nibura kimwe. Maybe aho ngaho tuze bari byo dutangiriraho, tugarutse tuvuye muri pause. Nta kibazo, murakoze cyane. Reka asari dufate akaruhuko gatoya, ari nako kandi abadukurikiye mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu ku mbuga nkoranyambaga. Tubibutsa ko ukiri kuri Radio 10 ndetse na Royal FM. Turacyari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Perezida wa Repubulika tujye mu kiruhuko atuganirira ku igitekerezo cyo kubohora u Rwanda cyamujemo kuva akiri muto ku myaka 11 mwabyumvise. Hanyuma twari dusize tumubajije ikibazo kirebana n'igihe urugamba rwo kubohora u Rwanda rwaratangiye, icyaba cyarabagoye kurusha ibindi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ikihe? Usibye ko urugamba rujya gutangira, na mbere hose mbifitemo uruhare, ntarajya muri ayo mashuri. Hanyuma nza kujya mu mashuri, intambara iza gutangira, urugamba ruza gutangira ntahari. Aho naje kuzira rero kugarukira mvuye ku mashuri, nyaciyemo hagati, nasanze nyine ibintu bitameze neza. Harabaye icyambere, byahereye ku gupfa ku wari uruyoboye, ariwe Fred Rwigema. Ibyo byateye ikibazo kinini, byazanye icyuho kinini. N'ubundi ariko nari buze, n'ubu nari nateguye kuza, ntaranamenya ko yanapfuye, n'ubu nagomba kugaruka. Ariko aho mbimenye rero, nyine namenye ndi mu nzira nza ngaruka, menya ko bigomba kuba ari ikibazo nyine kinini.
mpageze nsanga kuko byagize ingaruka, nsanga urugamba abantu bari baruriho n'abari baruyoboye bandi ubona baracitse intege ndetse abandi baratatanye, ndetse icyo gihe bitanga n'icyuho abo twari duhanganye nabo banyuzemo kuko baje kubimenya ko byabaye, nubwo byari byabanje guhishwa abantu barabihisha ariko byaramenyekanye. Ikibazo kinini rero cyari kongera gushyira abantu hamwe, kongera kubashyiramo ubushake n'ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo twagomba guhangana nacyo. Kandi mu by'ukuri n'ibyo byabaye, ibyangombwa abantu bari bashakaga kuba bafite byose bitahari, ubu kubaka bundi bushya kandi mu gihe gikomeye. Niho ikibazo cyabereye rero kinini cyane, ndetse abasirikare bamwe barahunze barasubiye Uganda, ko niho hari hafi, hari umupaka wari uri inyuma yacu icyo gihe, hariya za Kagitumba n'ahandi. Kongera byabaye nko gutangira bundi bushya, ariko gutangira bundi bushya binakomeye kurusha gutangira kwa mbere, kuko gutangira kwa mbere abantu bari hamwe bafite ubushake, bafite n'icyo bumva bagiye gukora. Icyo nicyo cyagoranye, ariko aho bimariye kugenda bihinduka buhoro. Ntabwo nirwa njya muri byinshi aho ngaho, hari byinshi byagombye gukorwa, ibyo twazabiganira ubundi cyangwa bizajya mu mateka yanditswe abantu babisome. Aho nicyo cyari kigoye cyane. Ibindi gukomeza rero kugira ngo abantu batere imbere, basubire hamwe, noneho bahangane n'urugamba, bongere bazamuke, batere imbere. Aho habaye byinshi cyane bigoranye. Kuza guhagarika jenoside, kuko hari hashize umwaka, byitwa ko hari kuganira Arusha, amasezerano na Arusha sinywe, jenoside iratangira ku itariki 7/1994. Ingabo ntekereza ko byo wenda kurwana cyangwa se kwitoza, sinzi wasanga mwari mwarabiparitse, byaraboroheye gutabara guhagarika jenoside. Nta kintu kigeze cyoroha ku rugamba na busa, nta na kimwe. Ya mbere navuze byari mu itangira ry'urugamba, hanyuma hari n'urugamba noneho rwo guhagarika jenoside. Ariko ibyo byaje, urumva n'imyaka hafi 4, abantu twariyubatse. Ibya mbere byo muri 1990 dusa n'ababirenze, tuguma twiyubaka, twubaka ubushobozi, tubona ingabo, umubare wiyongera, abanyarwanda hirya no hino hariho hose rwose batanga umusanzu batangaga, umusanzu w'ubwoko bubiri ukomeye cyane. Icya mbere baritabiraga urugamba, abana barazaga bavuye hirya no hino, muri Zaire icyo gihe, aba Burundi, aba Tanzania, benshi baturutse muri Uganda, ariko hari n'abaturukaga aho handi noneho bakanyura muri Uganda bakaza. Ariko n'abaturukaga hanze hirya bakiri bato bavuye hanze handi. Ariko cyane cyane ibyo ni rimwe ku bantu, ibyangombwa abantu ubwabo. Ikindi cyangombwa ni umusanzu batangaga, abanyarwanda bose barabihagurukiye, yaba umusaza, yaba umukecuru, yaba
byatangaga bike bafite bakabyohereza ku rugamba, bigatuma tubona ibyo twashoboraga kubona byo kurwanisha urugamba, kandi byabaga buri gihe, barafashije rwose. Intambara yabaye y'Abanyarwanda mbese, ariko mu gihugu bamwe twakoranaga ndetse bari bazi n'ikibazo kurusha, kubera ko bari bakirimo, baratotejwe, barakandamijwe, n'ababaga hanze nabo batari bameze neza mu buzima bwabo muri politiki y'aho bari hirya no hino. Kubishyira hamwe rero ku gihe cyo guhagarika jenoside byo rero ntabwo byari byoroshye na gato, ariko nibura twari dufite aho duhera. Uribuka imishyikirano ya Arusha yarabaye, ndetse bigeze ndibuka muri 1993 mu kwezi kwa kabiri, ndibuka itariki 8, habaye, byasaga naho byari bimaze igihe, icyo gihe muri 1993 yari imaze igihe abantu bajya mu nama, bisa nkaho ndetse bashaka kumvikana bikagira bitya. Ariko muri 1993 muri uko kwezi kwa kabiri habaye kwicwa kw'abantu mu Bigogwe no muri Kibirira, cyane cyane muri za Kibirira. Ibyo rero nibyo byahagaritse imishyikirano ya Arusha, ndetse icyo gihe tubabwira ko n'ubundi twari turaho dushaka kumvikana kwa mbere no guhagarika kwicwa kw'abantu, ndetse no guhagarika urugamba, tugashaka uko ibibazo bishakirwa umuti wa politiki. Ariko ko bo babivuyemo, batangiye kwica abantu nk'uko na mbere hose byateraga intambara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutumye mbabaza iki kibazo. Kuri urwo rugamba rwo ku ya 8 z'ukwa kabiri 1993, ingabo zanyu zakubye, wenda imibare murayitwibwirira, nk'inshuro 5 aho mwagenzuraga. Abasirikare banyu ba mbere bageze hariya i Rulindo kuri Paruwasi, ariko nyuma musubira inyuma, ku buryo uwayoboraga inyeshyamba zo muri Angola witwa Jonas Savimbi kuri BBC yabasetse, yaravuze ati nabera mbonye inyeshyamba zitareba kure, ahantu barahafashe, none baraharekuye basubiye mu birindiro by'imbere yaho. Icyo kintu sinzi niba mwari mwakivugaho, mwakitubwira cyo kuba Perezida wa Repubulika. Uko byagenze icyo gihe, urwo rugamba mbere y'urwo rugamba tujya mu mashyikirano, twabonye icyo gihe twagize umwanya nta ntambara iriho, hari ceasefire, ariko twebwe tubona umwanya wo turitegura kugira ngo nihagire ikizaba, uwo mwanya tuzabe tutarawukoresheje ubusa. Hanyuma bisha abantu, ndetse Arusha ihagaze, ni naho Bagosora yavugiye bataha ava muri Arusha. Icyo gihe ndabyibuka, yabwiriye abantu ngo baratashye, bagiye gukora apocalypse, imperuka. nakoresheje ijambo yakoresheje, uko yabivuze, ari Arusha, abantu baranamwumva, barabitubwira, kuko ni nkaho uvuga ngo tugiye noneho kurangiza ikibazo neza. Aho rero niho habaye imbarutso yo kongera kurwana, kandi kuko icyo gihe twararwanye nk'uko babivugaga, dufata ahantu hanini cyane, dufata n'abasirikare ba leta benshi, twica benshi, ariko biturutse ko muri kiriya gihe cya ceasefire twagikoresheje neza kwitegura. Ibindi byakurikiyeho ni uko haje
pressure nyinshi cyane, ariko isi yose babonaga ko mu by'ukuri hari aho twageze hafi na Kigali aho za Shyorongi, abantu babona ko byarangiye, noneho ngira ngo haba panic isi yose, na UN n'iki babonaga ari nko kuba twafata Kigali, ni ibintu byari bibatunguye, bakoresha uburyo bwose baradufungira. Ndibuka kwibagirwa ibi, muri ariya mafaranga abanyarwanda bajyaga baduha n'iki, twajaga tuyaguramo imyambaro, tukayaguramo amasasu, twari dufite abantu dukoresha bakabituvanira hanze bakabizana, bikanyura muri Kenya, Uganda, bikaza icyo gihe muri pressure bakoresheje, baza gukoresha ko bamenye ko hari ibyo twakoraga, hari ababibabwiye, kuko twagomba gukorana n'inzego zimwe zo muri ibyo bihugu kugira ngo binyureho. Bamerera nabi ibyo bihugu bindi duturanye, cyane cyane cya Uganda, bari bazi ko dukoresha nyine, abanyarwanda bari babizi bimwe, ibindi batabizi. Noneho bababwira ko nibatabihagarika, icyo gihe babihagarika turi muri iyo ntambara hagati, kandi nibyo twari dutezeho gukomeza gukoresha. Yego. Isi yose yahagurutse rero imeze ityo, ugomba kumenya uko utekereza n'uko ugenda, kandi ngira ngo ntabwo nsubiza amaso inyuma ngo nsange ko ibyo twakoze bitari bikwiye gukorwa. Twashobora gukomeza wenda dufite n'izo ntwaro tukafata n'umujyi hano, ariko gute cyangwa hakavamo iki ukakigenza ute, byari kutubereye ikibazo, ndetse bigatuma abantu batanumva n'icyo twarwaniraga, bigatakara, noneho bakaba ari twabona ko ari twe ikibazo ntikibe abo turwana nabo, kandi byari bimaze kumvikana. Bituma rero icyo gihe twahagaritse gukomeza kuza imbere. Hari igice kinini twari twafashe, ndetse muri izo pressure haza kuzamo ko tugomba gusubira inyuma uko byari bimeze mbere y'itariki 8 z'ukwa 2/1993 w'intambara. Tubigira impaka nyinshi, ariko noneho tuza kugera ku kintu kimwe, ndetse muri RPF n'abandi twakoranaga bashyigikiye, nabo ntabwo bumvaga impamvu dukwiye kuba twasubira inyuma. Ariko noneho havuyemo condition natwe twatanze, ntabwo niba tugiye gusubira inyuma, ntabwo aha twavanye aba bose, ntabwo nabo bari buhasubire. Ingabo za leta ntabwo zisubiramo, niba tunahavuye haraguma, ariko niba bazahasubira ntabwo tubyemera ibyo gusubira inyuma, turakomeza imirwano. Baza kugeraho bemera ko aho hatagomba gusubirwa n'ingabo za leta, ni naho haje kuvamo iriya babitaga zone tambo. Niho natangiye kwigira igifaransa, zone tambo. Hanyuma bagomba no gushaka rero n'abazaza kuharinda kugira ngo two kuhaguma, ariko n'abariya abandi bo kuhaza. Ibyo nabonaga ntacyo bidutwaye, aho twafashe twarahafashe, ntabwo twahavanye hasubiye de facto. Niba ibyo ngibyo binkiza pressure, impamvu ntabikora n'iki. Kandi objective ye n'ubundi yari igihari, urugamba twagomba kururwana
n'imishyikirano yari ihari, ibibazo twazanaga twabazaga bigomba gukemurwa, nubwo byari bikiri bya bindi twagomba kubikemura. Yego. So murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika kuri ayo mateka. Hanyuma imyaka 30 irashize u Rwanda rubohowe, byanze bikunze hari ikintu mureba mu bimaze kugerwaho muri iyi myaka 30 kikabashimisha kurusha ibindi, niba kiri hafi mwakidusangiza? Ariko ni ibintu byoroshye, iyo ikintu kiboneka ukibona n'amaso, yego, kiba kivugira ubwacyo, nta nubwo ugomba gusobanura. Iyo nshubije amaso inyuma nkareba ibyo bibazo byose vuba twanyuzemo, n'iki uko igihugu cyari kimeze, abapfaga, bicwaga, n'abicaga, ariko n'igihugu ubwacyo uko giteye, ubona ujya ureba n'amafoto gusa ubwayo. Ureba ifoto y'u Rwanda muri 1994, wongera ureba ifoto ubu ngubu, amafoto arakwereka, araguha inkuru y'ibyabaye. Nta buzima, nta nyubako, nta abantu barabanye, nta utotezwa, nta ugenda ku muhanda ngo abazwe ngo wowe uturuka he, so ninde, ubuhe bwoko, nta ujya kujya mu ishuri ngo bamubaze aho avuka, nta ujya ku kazi ngo bamubaze. Igihugu gitera imbere, iyo ugiye kureba n'ubu ubukungu bw'iki gihugu icyo gihe yari GDP yari nko itageze ku 200 byuzuye, miliyari ebyiri z'igihugu GDP. Ubu ni miliyari 15, ni ukuvuga ngo byikubye izo nshuro zose. Miliyari 15,000. miliyari 15. Ubaze mu manyarwanda? Oya, ndavuga z'amadolari. Yes. Navuze amadolari mu bya mbere, navugaga amadolari miliyari 2,000 by'amadolari, ubu miliyari 15. Miliyari 2, miliyari 15 mu madolari. Yego. Ariko noneho ukareba n'ubuzima bw'abantu, ukareba ibintu, ukareba bivuye mu kuzimu, bivuye ikuzimu. Urwo rugendo ubwarwo ruragusobanurira, ndetse bikanakwereka ko hakiri umuvuduko ugana no ku bindi bizagerwaho vuba cyangwa mu gihe kindi kigera kure. Ibyo rero ntabwo nirwa njya mu kantu kamwe, muri rusange ureba igishushanyo gusa cy'igihugu. Niyo ugiye mu byaro ukajya mu baturage, uzasanga abaturage uko bameze bitandukanye inshuro nyinshi nuko bari bameze kiriya gihe.